Yo, what's up, my people out there? It's your shop where DJ Sky Missy Move. It's your Pablo Papito Pachelo Bacadon Tigre Casco Pisto. It's your backend, sharp boy, beauty boy, gun boy. I know the shino divine the it's your shop where DJ Sky Missy Move. Guys, nko muri kwibona uyu munsi kabisa turi kumwe n'umutumirwa wacu akaba ari umuhanzi mbazane kuri mutsi kuyango se tumubaze bundi yatangiye career gute cyangwa se ubundi ibintu byo kuririmba abikomora he cyangwa se benga dufite nshyashya rero naje kuba nasatira umuhanzi hanga mfite ndagira mubereke bundi atusangize ku byo akora muri career ye cyangwa se ashoboye. What's up brother? Wasa Umeze neza? Meze neza nande. Ndagira ngo none ubwira abadukurikiye se bundi turi kumwe nande. Yo, guy you wanna make me a rich, I wanna make me a big fish. Yeah, I'm in my way on the street, imigisha yanjye yose zifunze nk'ama weed. Why say? Ndumva ukubisa abantu kabisa bang. Ubundi mu busanzwe urarapa? Ndarapa. Okay, ndagira ngo umbwire ubundi njyana ya hip hop uyibona ute mu Rwanda cyangwa se ubona ubundi abantu bayakira gute? Nyine njyana hip hop mu Rwanda man. Nyine abakobwa benshi ntago barapira ibyari byo. Ako no bazamenya ibyari byo pole. Kuko na mwana uvuka ngahita yozura ingobyi. Kuko nyine bafite nyine uburyo nibo ba understanding amene tu. None ndagira ngo ubundi ubwira abadukurikiye ubundi amazina yawe ukoresha nk'ubuhanzi nayaye. Yo ni Rolex ewan. Ariko nyine YouTube ni Rolex wa mbere ariho sound nyinshi kambongeza kandi kapera. Uri kumva? Ejo bundi nahuye na Popo bakibona ari ukubibaza bihari. Ese ubundi ni P cyangwa ni King zaje kuvya ku murenge turakosura byinshi byasiye truck nakoze ni ngombwa ibasature sinigeze mba romantic sinigeze ngatisha niyo tike nashori twagirana chill kuko moraniruka muri nyinshi ubuzima burenze nibwo dushaka kandi ndabizi kubizi kuva kera nihiringa sweet aso yatangiye nyigira ku isi nangira gukwepana na Popo gusa ndabizi ko Imana ibibona wase wamwita Rolex. What's up my brother? Ndagira ngo umbwire abaraperi batanu ukunda muri rusange hano mu Rwanda cyangwa se no hanze y'u Rwanda ariko nkakubita se muri rusange naribi njya baraperi nkunda wa mbere ako nyine bitewe nje nabo nkunda umuntu umwe nyine to ako nyine bunje umuraperi wese ndamwemera nyine ukora ibintu birenze nyine to ako abantu umuraperi nje ubundi referaho umukobwa bitari ridaka ako nyine kuri form kwandika umuniga bita Mikmiri ni benshi cyane man ni benshi cyane okay ndagira ngo noneho umbwire uramutse bibaye ngombwa gukundana n'umukobwa bwira ibintu ushobora kuba utakihangana mu gihe muri relationship. Rero man njyewe ishori yari yose gupfirenze nyine tu ikindi ibintu cyo natakwihanganira yego man umushi nyine njyewe uri kumva nanjye umubera bacaka shamani sinzi nyine tu ariko umubera nyine ufite discipline uri kumva nibyo bintu utakihanganira ko afite discipline ibyo nakwihanganira ibyo utakihanganira nanjye nagoswe kweri ikindi cyo natakwihanganira man umubera nyine ufunga umutwe nyine tu umubera ufunga umutwe ugira nyine ubwo ugira zaga